Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Nk'uko rero mubizi tubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ubwo birumvikana ko ari amazu, amasambu, ibibanza, yes, ibintu nk'ibyo ngibyo, amazu manini, amatoya, inganda, byose tubagezaho rero ibigurishwa cyangwa se bigakodeshwa, ari nako kandi tubasha kubimanaginga. Niba rero utarakanda subscribe, kanda subscribe kuri channel yacu ya Nzuri Market kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Nk'uko rero muri kubibona ku mashusho, turi kubereka inzu nziza cyane ya cadastre. Ni inzu nshyashya kandi ni inzu yubakishije ibikoresho bigezweho, amatafari ahiye ndetse na finishing nziza cyane. Inzu rero ikaba iri kugurishwa kandi igurishwa amafaranga atari menshi mu by'ukuri, ugereranyije naho ibintu bigeze. Iyi nzu rero ikaba iri hano mu mujyi wa Nyamata cyangwa se ahazwi nko mu karere ka Bugesera, ahazwi nka Kanzenze, niho iyi nzu iri. Ikaba ari inzu iri muri quartier nziza cyane nk'uko muragenda mubibona. Ikindi kandi akaba ari inzu iri hafi cyane ya kaburimbo, ndetse akaba ari inzu iri moderne cyangwa se ari inzu igezweho, kubera ko ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3, ikagira salon, salle à manger ndetse n'igikoni cyo mu nzu. Si ibyo gusa, kubera ko ifite na annex igizwe n'icyumba twakwita icy'umukozi, soke, ikagira n'igikoni cyo hanze ndetse na douche na toilette byo hanze. Ifite kandi parking na jardin bihagije cyane. Iyi nzu ikaba ifite inzugi nziza z'imbere, ikagira amakaro meza, ikagira amatoilette meza, plafond nziza. Mbese ni inzu mu by'ukuri yubatse neza kandi ikomeye, ikaba ihendutse ugereranyije n'agaciro k'ibiyubatse. Iyi nzu rero ndakurarikira kuyigura ntigucike, kubera ko igiciro cyayo kitari hejuru, ikaba ishaka amafaranga atari menshi ugereranyije naho ibintu bigeze nk'uko nahoze mbibabwira. Ikindi kandi ikaba iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 350, hafi 400. Urumva yuko ari inzu iri mu kibanza gihagije kandi yubatse neza cyane. Njyewe nayigereyeho bagitangira kuyubaka, mbese uko zubatse ndakuzi, urabona ko ari inzu nziza cyane. Iyi nzu rero ikaba igurishwa kandi igurishwa amafaranga atari menshi, n'amafaranga atari menshi rwose. Nyabuneka iyi nzu ntabwo ikwiriye kuba igucika niba ushaka gutura ahantu heza hatuje kandi muri quartier nziza igezweho hafi cyane ya kaburimbo. Iyi nzu ikwiriye kuba iyawe. Iyi nzu rero irashaka miliyoni 75 zonyine z'amanyarwanda, ariko ziri negociable. Ni igiciro kiganirwaho. Wayikunze waza ukavuga uti ngewe mfite ubushobozi bwayo, hakabaho kunegosia tukareba yuko hari aho byahurira. Iyi nzu rero wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu umaze kumenyera muri benshi, arizo 0788 48 67 97 cyangwa se 0781 2 3 Si ibyo gusa rero, kuko ushaka gukomeza udusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu n'ubundi Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose ni Nzuri Market. Komeza ukande subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Murabona ko ifite kwizine nziza. Ikindi kandi twabutsa kujya kuri website yacu ya www.nzuri.rw, aho ushobora kugurishiriza nta kindi bigusabye uretse gushyiraho amashusho, umukiriya akazakwihamagarira mukagura nta kibazo, uretse 20 wishyura ya serivisi gusa. Ari nako kandi ugura nawe ajya hakareba imitungo yose iriho kuri iyo website ya nzuri.rw, akareba umutungo ashimye, akishyura amafaranga inoti y'5,000 gusa, akabona contact za nyirayo, bakivuganira, akagura nta kindi kiguzi bimusabye uretse ayo ya serivisi 5. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami cyane, tubahaye ikaze kandi turabakunda. Inzu murabona ko ari inzu nziza, ifite ikibanza kinini, parking na jardin bihagije, kandi ari inzu nshyashya
itaraturamo umuntu n'umwe. Ni karibu cyane rero, tubahaye ikaze, kanda subscribe utarabikora, ukore kukazogera, ukore share, inshuti n'abavandimwe tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ciao ciao.